Hello muraho neza ndabasuhuje mwese ndabayambiriye aho muri ariho hose muraho mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho umuntu aherereye bitewe se cyangwa n'igihe ufunguriye iyi channel yacu ufunguriye iki kiganiro cyacu mwese mwiyumve mwikaze muhaye ikaze nawe ufunguye iyi channel aribwo bwa mbere ngwino yumve mwikaze ngwino ujye mu muryango mugari rwose ni karibu tuguhaye ikaze kandi Imana iguhe umugisha wo ufunguye kino kiganiro wowe umutima wawe wemeje kujya kuri iyi channel yacu ugafungura ukumva ibiganiro byacu ugatanga comment like subscribe Imana iguhe umugisha nawe wakoze subscribe ugakora like comment mwese umugisha w'Imana ubabeho tudatinze rero akanya naje kugira ngo nganire namwe kwa kuganira kwacu kungurana ibitekerezo kwa kuganira kwacu gutuma hari aho umuntu aba akagera n'aho agera gufatana mu maboko ndetse n'ibindi Imana izajya ikomeza igenda idushoboza umunsi ku wundi dore ko atari twebwe twishoboza ariko ni Nyagasani udushoboza ni karibu rero tubane muri uyu mwanya ntatinze reka tuganire ese ni gute ushobora gufasha umuntu runaka cyangwa ushobora gufasha abandi bantu runaka bikaba nawe byakubyarira inyungu runaka ese wari uzi yuko impano yo gufasha itagirwa na buri muntu wese ese wari uzi yuko gufasha umuntu cyangwa gufasha abantu bitagomba kuba ufite byinshi bitagomba kuba hari ibyo wujuje runaka bitagomba kuba hari urugero runaka uriho hari urwego runaka uriho ese ni gute umuntu agomba kubikora kugira ngo nawe agire inyungu runaka akuramo ni karibu tubane muri uwo mwanya gufasha si ugupfa gutanga ariko byose biragusaba ubwenge kugira ngo wowe n'uwafashije mwese bibagirire umumaro biragusaba kumenya igihe ugomba kubikoramo n'uko ugomba kubikora ndetse n'ubushobozi bwawe kugira ngo wowe na wa wundi wafashije mwembi mubone inyungu runaka cyangwa bibagirire umumaro reka turebe zimwe mu mpamvu ukwiriye gufasha haba umuntu haba abantu haba umuryango ndetse ahantu ariho hose turebe niba koko ukwiriye gufasha turebe impamvu ukwiriye gufasha ukwiriye kubikora kuko bigaragaza umuntu ufite umutima w'impuhwe ufite urukundo ugira amarangamutima ugira kwishyira muri wa mwanya wa muntu arimo iyo niyo mpamvu ya mbere niba ushobora kuba wakwishyira muri uriya muntu ahari ukuntu ashaririwe ukuntu ari kuribwa ukuntu amerewe ndabizi neza wamufasha uramutse hari icyo umurushije uramutse ufite umutima w'impuhwe uramutse hari uburyo runaka wabikoramo wabikora ikindi kintu cya kabiri bikubyarira umunezero muri wowe ugahora wumva ko hari ikintu wakora ugahora wumva yuko hari umuntu uruta ugahora wumva yuko bifitemo ubwo bushobozi ugahora wumva unezerewe muri wowe kuko hari ikintu wakoreye umuntu runaka hari umuntu wabonye ihumure ku bwawe iyo umuntu abonye ihumure ku bwawe uhorana umunezero wumva wishimye gufasha bikubyarira umunezero muri wowe mo imbere ndetse n'inyuma urabizi ko umuntu yishimye imbere n'inyuma biragaragara ikindi kintu gufasha byakumarira ni uko yuko wubaka ubumwe wubaka ubucuti wubaka umuryango munini cyane bitewe n'abantu wagiye ufasha kabone n'uko wowe ushobora kuba utakibyibuka ariko umuntu wafashijwe akenshi arabyibuka umuntu ufite iyo mpano yo gufasha akenshi ntabwo abyibuka ko ibyo bintu yabikoze ariko uwo wafashije iyo afite umutima uzirikana arabyibuka akenshi usanga anavuga ati wazajya kureba wa muntu wamfashije wankuye aha n'aha wangiriye neza wanyoboye aha n'aha uwangaburiye nshonje wanyambitse nambaye ubusa akenshi uriya muntu arabyibuka iyo ari umuntu uzirikana iyo ari umuntu koko wafashije mu gihe cya nyacyo nk'uko kare twabanje kureba ngo ese ni gute ugomba gufasha iyo wafashije mu gihe cya nyacyo cy'umuntu kuko wari ubikwiriye wa muntu arabizirikana ikindi kintu ni uko gufasha bishobora kuguha umubano wimbitse n'umuntu wafashije urugero iyo wagiriye umuntu neza
ashobora kugutoranya mu nshuti ze z'imbere kuko warabikoze mu gihe cya nyacyo, ukabikora icyo kintu yari agikeneye. Niba umuntu ni urugero umukoreye ikintu kikamukora ku mutima, nta handi hantu yagiteganyaga, nta nzira yakibonagamo, ariko wowe ukumvira ijwi ry'Imana, ukumvira Umwuka Wera, ugakora icyo kintu. Wa muntu uko ugikoze mu gihe cya nyacyo bizatuma kugira inshuti y'inkoramutima kuri we, bitume mwagira ubusabane bwimbitse hagati yawe nawe, kuko wamukoze ku mutima kubera ko wakoze ikintu cya nyacyo mu gihe cyacyo. Uwo ni wo mumaro wo gufasha, bituma wiyumva neza, bituma uhora unezerewe, bituma ushobora kubona inshuti utateganyaga cyangwa se utari uzi ko ibyo wakoze bishobora kukuvaniramo inshuti, kandi inshuti y'umumaro, inshuti izirikana icyo wakoze, bituma uhorana umutima wagutse, umutima w'impuhwe, umutima ukwirwamo abandi bantu, umutima w'urukundo, kuko ntabwo ushobora gufasha udafite umutima w'urukundo. Kuko urukundo ruva mu kubanza kwiyumva uko uriya muntu amerewe, ukishyira muri uwo mwanya we. Gufasha rero nta nubwo buriya ari ugutanga gusa, nta nubwo ari ugutanga ibintu gusa, ntabwo ari ugutanga amafaranga gusa. Ese wari uzi ko ijambo rimwe gusa rishobora gutuma rigira aho rivana umuntu rikajya n'aho rimugeza? Ijambo rimwe gusa wabwira umuntu, uwo muntu akaruhuka, akabona iryo humure rivuye kuri wowe. Ijambo rimwe gusa wabwira umuntu ukamuhindura ibitekerezo. Ijambo rimwe gusa wabwira umuntu ukamurema umutima. Nuko ni ugufasha. Mbega ijambo rimwe gusa rishobora gutuma umuntu yisubizamo icyizere cy'ubuzima, akumva yuko umuremye umutima, umubwiye ko ashoboye, umubwiye ko yagera kure, umubwira ko ubuzima bwe bwahinduka. Ijambo rimwe gusa ryasubizamo umuntu icyizere cy'ubuzima. Ese ni gute tugomba kubikora kugira ngo bitatuzanira umuvumo? Urabizi ko hari igihe umuntu ashobora gufasha undi akavuga ati yewe nari nzi ko nakorewe umugisha, none nasanze narakorewe umuvumo. Ibyo bintu bikunda kuba mu gihe nyine wabikoze nabi, mu gihe wabikoze uzi ko uri gukorera umugisha, ariko bikarangira bikubereye umuvumo. Reka rero turebe ukuntu twabikora kugira ngo bitazatubera umuvumo, igihe cyose tuzadukora tuzi ko turi gukorera umugisha, nubwo yenda rimwe na rimwe isi itabyemera, nubwo na rimwe ubuzima butabyemera, ariko tugomba kugerageza hamwe n'Imana bikagenda neza. Reka turebe uburyo tugiye gufashamo bitabangamiye uwo twafashije cyangwa natwe bitatubangamiye, ku buryo byatubyarira umugisha mu gihe runaka. Ibyo dukwiye kwitondera mu gihe turi gufasha abantu ni ibi bikurikira. Icya mbere, ntuzigere ufasha umuntu kugira ngo umwiyerekeho neza, kugira ngo akuvuge neza, kugira ngo mbega umwigaragazeho neza. Ntabwo ari byiza. Bibaye na ngombwa wamufasha ntanamenye ko wamufashije, kuko igihe runaka azaba azi ko ariwe wamufashije, hari igihe azatekereza yuko utekereza ko utamufashije ntiyabaho. Rero gerageza umufashe umuntu, wimwigaragazaho, wimwibonekezaho ngo abone ko igihe cyose wamufashije. Ikindi kintu cya kabiri, wifashe umuntu nkaho ushaka kumugira umugaragu wawe, nkaho ushaka kumugira umuretwa wawe, nkaho ushaka kumugira nkaho niba wamufashije igihe cyose umukenera uramubona, igihe cyose ushakira uramuhamagara, igihe cyose kuko wamufashije ushaka kumugira imbata yawe. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba ufite urukundo mu mutima wawe, ukaba ufite kwaguka k'umutima wawe, wishaka kumuprofita muri icyo kintu yavuze wamufashijemo, ngo umugire umugaragu, umugire imbata yawe, umugire umucakara wawe. Gerageza umuntu wafashije, bibaye ngombwa nta n'ahandi hantu mwahurira. Niba wamufashije koko ukabona hari ahantu hamwe wamukuye ukaba ari naho wamugejeje, wimugira imbata, wimugira umugaragu wawe, wimugira umucakara wawe, kuko amufashije atabigusabye. Wimuprofita rero kuko wumva ko wamufashije, cyangwa se niba wanamufashije wumve yuko nawe agomba kugufasha. Oya, gufasha umuntu ntabwo bivuze ngo akwiture, kuko uretse ko
uretse ko ari umutima w'impuhwe nyine wagize, ariko wifasha umuntu ugamije kumugira umucakara, wifasha umuntu ugamije kumugira umucakara, wifasha umuntu ugamije kumugira umugaragu. Ibyo ni bibi cyane, ibyo bintu ni bibi cyane. Ni amakosa kuba wafasha umuntu ugamije kuba wamugira umucakara wawe cyangwa umugaragu wawe. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kugendaho ugiye gufasha umuntu, fasha umuntu utiteze ko azakwitura, fasha umuntu utiteze yuko uzabona inyungu runaka, fasha utagamije inyiturano cyangwa se ko bizakugarukira ibyo wakoze. Bibaye byiza wanafasha warangiza ukibagirwa, nibwo bizaguha imbaraga zo gukomeza gufasha, kuko igihe cyose wumva ko nta kintu urakora. Ariko nufasha umuntu ugamije ngo azanyiture, uzagera aho ucika intege, uzagera wumve yuko abo wafashije nta kintu na kimwe bigeze bakwitura. Ariko nufasha umuntu ukibagirwa wowe, ushobora kwibagirwa ariko wa muntu wafashije we ntiyibagirwe, bikaba byaba ngombwa ko azakwitura, ndetse byanagushimisha cyane igihe uzaba warabyibagiwe. Rero niba ushaka ko ukomeza kugwiza imbaraga zo gufasha, gerageza wifasha umuntu wumva ko azakwitura, wifasha umuntu wumva ko uzagarurirwa ibyo watanze. Ikindi kintu tugomba kugenderaho dufasha, ni uko utagomba gufasha umuntu utagira icyo akora. Inshuti zanjye, mwebwe tubana hano kuri Isho TV, bavandimwe banjye, banyamuryango banjye, bimeze nko gutangira kuri zeru. Mu by'ukuri si uko abantu bose banganya ubushobozi, si uko abantu bose bafite imibereho ingana, ariko niba uhaye umuntu fondasiyo, mu by'ukuri akwiye kwishakira iterambere. Ariko igihe cyose uzafasha umuntu, ushobora kumufasha, ariko igihe cyose azumva yuko abaye kuko wamufashije, uzaba urimo kumuhemukira. Mufashe, ariko icyo gihe wikwirirwa utekereza yuko adashobora kubaho kuko utamufashije. Niba umuntu usanze ari kuzunguza agataro, basi mugurire iseta, ariko basi we yahagurutse, ari gucuruza agataro kubera ko yahagurutse nyine, ariko nusanga umuntu yicariye mu rugo, ni umugore se, ni umugabo cyangwa ni na famiye, ese uwo muntu nujya kumufasha uzamuha ibiryo by'ijoro rimwe, uzamuha ibiryo by'amajoro abiri. Ariko niba ufasha umuntu ntabwo uzahora umugaburira, mufashe basi umuhe icyo akora kimwinjiriza, kugira ngo basi uzavuge ati uyu muntu yaramfashije amakapito y'aho nakura icyo kurya cya buri munsi, amaho najya nkura icyo kurya cya buri munsi. Ariko wifashe umuntu nk'aho umuha icyo kurya cy'ijoro rimwe, utamwereka aho agomba kukivana. Umuhaye 2,000 ari buhahishe, umuhaye 5 ari buhahishe, ariko se nibwo wamukorera sitoke, iyo sitoke izashira. Niba ushaka gufasha umuntu, mwereke aho agomba kuvana, ko ari gufasha kwa nyako. Ariko niba umuntu afite famiye, akaba ari umugabo n'umugore bicaye bategereje ubafasha umunsi ku wundi, uko gufasha ntabwo ari ukwa nyako, kuko igihe cyose uzaba utabahaye bazagira ngo wabirengagije, bazagira ngo wabanze, kuko nawe icyo gihe uzaba wananiwe, kandi kuri uko kunanirwa kwawe niwo uzaba wabyiteye. Gerageza uwo muntu umwereka aho agomba kuvana, niba koko uhafite. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo menya igihe ugomba gufasha, menya ubushobozi. Ese kuko ufite ubushobozi bwo kuba wafasha uwo muntu ukamwereka aho atangirira, cyangwa ukamwereka uburyo yabaho. Ariko numuhereza ukamuhereza iby'ijoro rimwe, ejo azaguhamagara akubwire ati rega byashize, ntako mfite ngira, umuryango urashonje, bimeze nabi mu rugo, nyamara aricaye azi yuko ugomba kumuhereza. Ikindi kintu ni uko ugomba gufasha ariko ukagira n'ibanga. Igihe cyose uri gufasha umuntu, igihe cyose uri gufasha,
niba ari umuntu wafashije, niba ari umuntu wicaye mu kungurana ibitekerezo, niba ari umuntu wahaye amafaranga, niba ari umuntu wakoreye umushinga runaka, niba ari umuntu weretse aho yahera, niba hari ikintu uzi ko wagize umumaro ku muntu runaka, gerageza ugire ibanga. Wifashe umuntu ngo nurangiza ujye kuvuga ngo runaka namuguriye intebe, runaka namuhaye amafaranga yo kurya, runaka namushakiye akazi, runaka, mbega usanga uri kubisansibiriza, cyangwa se niba hari n'ikintu mutumvikanyeho nurangiza ujye kukimucyurira. Wibuke ko nakwigishije amashuri, wibuke ko ari jye waguhaye akazi, wibuke yuko ari jye waguhuje n'uriya mugabo muri kumwe, wibuke ko ari jye waguhuje n'uriya mugore muri kumwe, wibuke, mbega usanga ari kubikwibutsa, cyangwa se ari kubigutorutira, cyangwa se ari kubibwira undi muntu akazabyumva ahandi. Niba unabikoze ndibe ibanga mu mutima wawe, niba wagaburiye umuntu reka ribe ibanga mu mutima wawe, kubera yuko igihe cyose ukoze neza ukabivuga, ubwo ingororano zawe ni izo ngizo, nta zindi ngororano. Mu gihe twiteze ko tugomba gufasha tukabona umugisha mu bantu ndetse no ku Mana, ingororano zawe ni izo ngizo. Niba ushaka gufasha bigira ibanga, ubigire mu gihe cya nyacyo, ubikore kuko ubona ubifitiye ubushobozi. Wifashe umuntu nurangiza uvuge usigare urira ngo ibyo nari mfite nabihaye runaka, waba ukoze neza. Niba ibintu wari ufite byo kugaburira umuryango wawe ubyiyambuye ukabihereza umuntu runaka, aho urumva ukoreye umugisha? Reba ubushobozi ufite ariko ko niba ari ubwo gufasha. Niba wicaraga ku ntebe ukazivana muri salo yawe ukazijyana ahantu runaka ngo uri gukorera Imana, aho ndumva nta mugisha urimo. Reba ubushobozi, reba igihe ugomba kubikoreramo, urebe niba koko n'ibyo bintu ugiye gukora ubifitiye igihe cyo kubikoramo. Gufasha rero ni umwanya uwo ari wo wose wumva yuko wowe ibyo bintu bishoboye, ubifitiye ubushobozi, ndetse uzi n'igihe ugomba kubikorera. Gufasha ntabwo ari igikorwa gikorwa n'abakire gusa byasagutse, oya, gufasha ni umutima ukunze, ni umutima w'urukundo nk'uko twatangiye tubivuga, ni umutima ugamije kugira inyungu rusange kuri wowe n'abandi bose. Ntabwo gufasha ari uko wumva ufite ibyagusagutse, byakunaniye se ngo ubihereze abandi bantu, ibintu udashoboye wumve ko ubihereje abandi bantu, ibintu byakunaniye, ibintu uzi ko bishobora kukugiraho ingaruka. Niba ufite ibintu bigiye gupfa reka mbihereze runaka, niba ufite umwenda wacitse udashobora kuwambara reka umuhereze runaka. Oya, gufasha ni igihe wumva yuko n'inyungu zawe n'iz'umuntu runaka n'iza sosiyete runaka, ndetse aho babibona n'aho batabibona, wowe ukwiye kugira neza, ukwiye gufasha. Gerageza rero mu gufasha kwawe wihindure igisubizo, fasha ugamije kuba igisubizo, utagamije kuba indatwa. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora ikintu kugira ngo akunde aratwe, akunde yamamare, akunde bamuvuge neza. Oya, ahubwo fasha wihindure igisubizo kuri sosiyete, wihindure ihumure, gira umuntu ubera ihumure, gira umuntu ushobora kuvuga ngo uyu muntu yarampumurije, uyu muntu yambereye umugisha. Mwakoze cyane, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kudukurikira. Imana ibahe umugisha, Imana iguhe umugisha wowe ukurikiye kino kiganiro, wowe ukoze subscribe, wowe ukoze share, like. Imana iguhe umugisha, mwakoze kubana nanjye. Yesu abagirire neza, Yesu abahe icyo umutima wanyu ushaka, Yesu namwe ababere ihumure muri byose. Ku muntu wumva utameze neza no kuri Imana iguhe ubuzima buzima, Imana ikwagure mu bitekerezo byawe, Imana ikwereke inzira y'uko ushobora gukora neza mu gihe cya nyacyo. Ndabakunda cyane, bye bye, shalom.